ngibyitwe ko ari puzzle wabikoze ariko reka tugaruke gato uyu puzzle kubera ko abantu bose bakoranye nabo havamo ibintu by'ubuhemu n'ubugambanyi erega umwana murizi ntakizwe urutozi yago mu kanwa ke yivugiye ko uyu mugabo yabanaga nawe mu nzu ese ngo yashatse aho bakaza ajya kubana n'abantu agiye gukorana nabo yafashaga yago amusapotinga yago wewe duba mu kanwa kawe wanyibwiriye hano kandi n'ubona wabivuze abantu babizi bose watubwiye ko uyu nguyu yakoreshejwe mu kuroga yago yego sibyo ayo magambo urayavuze hano nibyo sibyo byaravuzwe ntibyavuzwe amagambo amwe ndakwandikira amagambo we njya mvuga Godfather ntabwo manyahagazeho okay reka noneho dukotinga amagambo yande yago nyirubwite avuga ko nayanjye n'uyasige okay nawe barayavuze none ndabaza kubera iki uyu muntu n'impamvu ngiyewe no gushidikanya ko uyu musore kutamukeka byaba biri kure ni kubera iki abahanzi ahuye nabo bose abasiga mu icura burindi yago yamushinje yabanaga nawe mu nzu urimo kunyumva umuntu yabanye nawe mu nzu yarakoreshejwe mu guhitana yago mu kumuroga aya n'amagambo ya yago yes or no ofete ikibazo gishobora kuba kiriho cyari ibintu bya impamvu ntabitinze urabizi nuko kagakobwa Fazzo nawe yagasweraga uyakoresha amagambo adafite durakiza muri explain yakoze imibonano na Brenda ari kuri wawe banyarwanda kazindi kwa Dumba ibiza kuvugirwa aha ndi umushyitsi komeza ngo yakagira gati kagakobwa Fazzo nawe yagaswera Egypt uyu Fazzo inzu y'unguyu akavuga ngo yago yagateye umwana kita Brenda rero ko naze kumenya ko Fazzo yajyaga akurikiye yajyaga gaswera rero ngo muri uko kugasambanya Brenda yaravuze ati ntiwabona ikintu wishyuye igitsina nguha ati genda urubiyaza none uyu Fazzo utamenya abantu babana nawe impamvu ntanabyitayeho urumva impamvu ntanabyitayeho ngiye kumva yagarimo abivuga noneho mbikurikiranye numva ko basangiye igituba nahise mvuga ati ibi bintu by'ibituba ngiye ntabwo ngiye kubijyamo mbita mbivamo ni mwebwe mwabishushemo rero abantu basangira igituba ntabwo waciraho ibyawe niko nkora urabona iyo wakiriye abantu bakuru icyo gihambo uburyo uri kukivugamo nose tukita iki usibazi abantu basangira akayabo gutya akayabo babonye izina ryiza akayabo ariko icyo kintu ari kuvuga kabisa abantu basangira akayabo urumva ntabwo wakwigiza mu bintu byabo nahise duma mvuga ati njyewe hano nkuremo akarenge kanjye ndigendeye ariko ubwo ukumva icyo kintu rero n'uyu mukobwa wibuke muri statement wa mugabo yaduhaye hano bataramufunga Fazzo yakoresheje amagambo agira ati uyu mukobwa wa Yampano njye wamuhuje na Yampano kuko Yampano message ya mbere umukobwa yamwandikiye kuri TikTok ninjye wayijyaniye Yampano ndavuga ati dore umwana mwiza hano fatiraho siwe muzanye niwe muzanye Fazzo niwe yarabuye Yampano ko hari urwana rurimo ruramwandikira nta cheki atazi ko urwana ruzamwirukanisha mu nzu urwana ni rwakubiseyo 1 week ngira ngo wabonye ukuntu rumeze Yampano ahita aravuga ati jyewe umwana w'ibinyi zaheza ni ukuvuga ngo Fazzo yizaniye umusimbura noneho bakaba umugore Fazzo yahaye Yampano aramufungishije tukaba yizaniye umusimbura akaba ubu ngubu bamushyizemo
ariko by'isi nuko bimeze, by'isi nuko bimeze ese abantu